IKIREZI MEDIA RWANDA. Byaje kuba byamenyekana ko mama wibarutse IKIREZI, umubyeyi wa IKIREZI, yaje gushyingurwa mu muhango wari witabiriwe n'abantu benshi, ariko muri iki kiganiro turagaruka ku basitari bagiye batandukanye bitabiriye uyu muhango. Mu basitari bawitabiriye harimo Vestine na Dorcas, abakobwa bakunzwe cyane kuri iyi mihanda bitewe n'indirimbo zabo zo kuramya no guhimbaza Imana zagiye zisohorwa nabo, ndetse abakobwa rwose ubu tuvugana umwe muri bo witwa ngo ni Vestine yamaze kubona umugabo Idrissa Oedraogo. Ibintu byari bimeze neza cyane ubona, ariko n'ubundi ari ibyishimo bivanze n'akababaro. Bano bakobwa bari bahabaye, ndetse impande yabo hari hicaye, nkuko mubibona, hari hicaye witwa ngo ni Niyo Bosco, umuhungu uvugwaho kuba akunda kwandikira indirimbo abahanzi batandukanye, ndetse barimo na rino tsinda rya Vestine na Dorcas. Kandi umuririmbyi mwiza, umukompozateri w'indirimbo mwiza, umucuranzi wa gitari mwiza, umuhanga mu kuririmba. Niyo Bosco ubana n'ubumuga cyangwa se ufite ubumuga bwo kutabona, nawe yarahari. Manager wa IKIREZI nawe yarahabaye. Manager we rwose ariwe witwa Giti, nyiri inzu cyangwa se umuyobozi w'inzu ishinzwe management ya IKIREZI, ariwe yitwa Giti Business Group, nawe yarahari. Okama nawe nahamubonye, nawe yarahabaye. Hakaza ndetse na Uncle Austin, ku bantu bitegereje neza, Uncle Austin nawe yarahabaye. My God, hari abastari benshi. Ariko muri iki kiganiro nifuje ko tugaruka ku ijambo rikomeye, IKIREZI yavuze ko atazibagirwa ibihe byiza yaje kuba yagira ukugirana na nyina umubyara cyangwa na nyina wamwibarutse, kandi koko ibi byo nta kubishidikanyaho. Mu mavlog yajyaga akora ndetse ari kumwe na nyina, wabonaga babanye nk'abasheri rwose. Umuntu wese wabirebaga avuga ati wow, burya rwose ari ahantu urukundo rukiri hagati y'umwana na nyina, ku buryo utabizi neza ari kuvuga ati noneho IKIREZI yiboneye umushugamami umukurikirana kuri buri kimwe, bagenda babinoza gake. Umuntu rwose utazi ko yari nyina yari kuvuga ayo magambo. Ariko se IKIREZI ibihe yagiranye na nyina byigisha iki abantu benshi kuri iyi mihanda bagiye bavuga bati byanga byakunda, burya n'ubundi byacaga amarenga kubona IKIREZI akundana na nyina kuri uru rwego. Mwagiye mubibona mu mavlogs atandukanye bagendaga bakora biganiro, kuganira, gutebya ainsi de suite. Wabonaga ko byanga byakunda. Ubundi baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko kandi nanone buriya na se w'umuntu yabuze biba ari ibintu bibi cyane, biterwa nuko mwabanye. Muri iyi minsi abantu babaye abagome, ari impamvu abantu benshi bagiye batinda ku rukundo rwa IKIREZI na nyina. Abantu babaye bagome cyane, ujya kubona ukabona umubyeyi nta kintu ashaka gukorera umwana kandi agishoboye, kandi kuko biba binagaragara ko igihe kizagera umubyeyi agacika intege, dore ko ari gukura, umwana akabazaba ari umucumbagiza akamusindagiza. Ariko se kandi wa mubyeyi we nimba utaragiriye umwana ibyo agomba kumugirira, nusaza ugasaza nawe yishakisha, azakumarira iki? Bizarangira nyine ushaje nabi, kuko ntabwo uzabona bagusajisha kuko wanze kwita ku bana. Rero n'ibyo witwa IKIREZI yagiye agaruka mu biganiro bigiye bitandukanye, haba kuri M.Irene ndetse n'ahandi yagiye akorera ibiganiro. Yaravuze ati mama icyo mushimirana namukundira, yampaye itafari ryampaye ukuboko kwe mu bintu byo gukora umuziki, akuma nkiri muto nkiga muri troncome, donc nkiga muri secondaire yo hasi.
ntiyita ko ntari nagera hejuru mu mashuri, ahubwo yita ku mpano mfite arayisapotinga. Ubu tuvugana mama wa IKIREZI yitabye Imana. IKIREZI ari umuntu w'umugabo bro, kuri amashusho meza, udatinya kwishyura, udatinya gufata $1,000 ngo umwishyura gukorera video. Urabyumva neza? IKIREZI imiziki yiwe y'ubwayo amafaranga mwinjiriza ni amafaranga menshi. Ari nabyo bintu byagiye bibabaza abantu cyane, baravuga ati Mana yo mu ijuru, uyu mubyeyi yagiye yaragezaho kurya ku mafaranga y'umwana we. So babyeyi mujye mushyigikira abana banyu, nubona umwana afite kariyeri mushyigikire, ntacyo bitwaye, mushyigikire. Ejo ubwo uzabonaniwe azagira gute, azagusindagiza. Twagaruka mu iki kiganiro kuri post ya Bruce Melody utari wabonetse, ariko agerageza kunyuza kuri social media ze, aravuga ati rwose I'm so sorry ntago mbonetse mu muhango wo gushyingura mama wa IKIREZI, ariko nkomeje kubihanganisha. Harimo n'ibindi byamamare nka The Ben nawe ntabwo yari yaje, ari muri Amerika, nawe ntiyabashije kuhaboneka, ariko ndajya ngutangariza ngo hari ibyamamare byinshi ukamenya ngo na M.Irene umuyobozi wa Empire nawe yarahabaye, rumva ntiyagomba kuhabura, ariko ubona ko M.Irene yacitse intege. Buriya M.Irene n'umwe mu bagabo bagiye bakunda kugira amarangamutima cyane, ari sensitive, nawe yarahabaye, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Harimo n'abandi bantu benshi mu nzego, abantu bakomeye, harimo abandi bantu benshi bakomeye bagiye batandukanye, byaje kugaragaza ko rwose IKIREZI abanyarwanda bamukunda, abanyarwanda bamwitayeho. Twavuga ngo rero IKIREZI komeza ukomere, kandi Imana ikomeze umuryango wawe. Ikindi uwigendeye nyine we aba yaruhutse imiruho n'imihate iyo yakoreye Imana, ubundi umwuka ngaravuga ngo baruhuke imiruho n'imihate, ariko kandi ngo imirimo yabo igende igire gute, ibaherekeje. Nshuti bakunze, reka twifurize uyu mama kugira iruhuko ridashira, Imana imutuza heza. Dushimira umuntu wese wakanze subscribe, dushimira umuntu wese udukurikira, dushimira umuntu wese usharinga ibiganiro byacu, inkuru n'ibiganiro byacu byo nakagaruka. Turabashimiye, tubifurije kugira impagarike n'ubugingo.